bari hano igitabo cya Esther ibice 4 ibice 4 afite Bibiliya nini kuri rwa 475 bifite iyo classification mu mutwe birakorohera cyane uhita umenya ahantu ushakira dusome umurongo wa 12 babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma uri mu nzu y'umwami kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa nk'iki. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati genda uteranye abayuda bari i Shushani bose mwiyirize ubusa munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa nanjye n'abasha banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuke. Reka dusome no mu isezerano rishya Luka igice cya mbere umurongo 26. Luka igice cya mbere umurongo 26. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutse icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, umuhungu uzamwite Yesu. Azaba umukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza Marayika ati ibyo bizabaho bite, kandi ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Icyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwa Rugumba none uku niko kwezi kwe kwa 6, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Marayika aramubwira ati dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uvuze. Marayika amusiga aragenda. Urakoze cyane. Nacishirije mu Kinyarwanda, Pasiteri we naza kugicyongeraho hari wenda niba binyuranyeho gatoya, ariko iravuga ngo abagore b'intwari bo muri Bibiliya bakoze ibitangaza bikandikwa muri Bibiliya. Byaba ari byo Pasiteri? Byashoboka bicishije aho ngaho. Urabizi burya n'ururimi burya gusobanura urundi biragora cyane, ko itanze mu Cyongereza. Yesu ashimwe cyane. Nyuma guhabwa ano magambo kugira ngo tuzaganire, narasenze numva Imana inyemeje ko nzaza kandi nkaganira namwe. Haleluya. Amen. Nagiye niba abagore bagiye bakoreshwa imirimo ikomeye, mu by'ukuri ntabwo ari bakeya, ni benshi, ariko si na benshi cyane, kandi birumvikana nyine burya abantu bakora ibintu bikomeye ntabwo baba ari benshi.
mu bagore rero bahise bamfata ku mutima cyane, ndavuga bijyanye n'ibyo bakoze bigasa nk'ibinyeganiza. Ndavuga ku bagore nka batatu gusa, ndavuga kuri Esther, mvuge no kuri Deborah, mvuge no kuri Mariya. Nibo bantu bahise bafata ubwenge bwanjye cyane, numva nemeranyije nawe ko aribo nza kuvugaho, kuko hari n'abandi mwabyumvise. Uriya mugabo wavuze kuri Shalom, yavuze kuri Anna. Rero reka ntangire kuri Esther. Esther, hari ba Esther bari ahangaha barimo, muzakore nk'ibyo Esther yakoze. Amen. Rero Esther bavuga ko ari umukobwa w'umuyuda yagize atya yisanga ari mu bunyage hamwe n'umuryango wiwe, ariko kandi Bibiliya ikavuga ko yari imfubyi. Moridekayi bavuga ni umusaza wo kwa se wabo, benshi bakunda ngo ni se wabo cyangwa ni yangu. Ntabwo ari yangu, ni mwene se wabo. Cyakora yaramutaga cyane, burya hari igihe uruta umuntu ukaba warera n'umwana, mbese ukaba warera umuntu, mbese yamureze ariko amuruta cyane. Rero no kumwita anko n'ababivuga wenda bafite aho bashingira, nuko yamurutaga cyane. Rero arererwa mu muryango wo kwa Moridekayi. Moridekayi ni mwene se wabo, aramurera nk'uko abandi barera abana, aramutoza. Ariko hari ikintu cyambabaje gikomeye cyane. Nubwo bavuga Moridekayi, ntabwo bavuga umugore wa Moridekayi ntagaragara. Kandi burya abagore bakora umurimo ukomeye cyane mu buzima bw'abana, ariko ntabwo havuga umugabo. Ni amahame y'Abayuda niko bimeze, ntabwo abagore bahawe agaciro kangana n'ak'abagabo. Ariko ugiye gucukumbura neza, ushobora gusanga umugore wa Moridekayi afite umurimo ukomeye cyane w'indashyikirwa yakoze mu buzima bw'uriya mwana w'umukobwa wo ku rwego rwo hejuru. Amen. Byanga byakunda na Moridekayi yego, ariko impamvu mvuga gutyo aho nshingira ni ahangaha, ni uko burya umwana agira umwana amarana umwanya munini n'umubyeyi w'umugore cyane kuruta umugabo. Kubera iki? Kubera imiterere y'akazi. Kenshi ibyo basanga abantu bashakishiriza ingo, nubwo bimaze guhinduka, isi iragenda ibihindura cyane, ugasanga nyine umugabo arita ku bintu bijyanye no gushaka ubuzima n'imibereho y'abana. Ariko uriya mudamu wa Moridekayi afite umurimo yakoze ukomeye cyane mu buzima bwa Esther. Ese kuki ino teme yatekerejwe? Ntabwo naganiriye na pasiteri cyane, ariko ikigaragara cyo nabibonye muri ino teme ni uko yifuza ko muzaba intwari zikora ibintu bitangaje cyane bikazatangaza isi. Haleluya. Cyangwa se wowe nutabasha kubikora, uwo urera akazaba igitangaza gitangaza u Rwanda kandi kigatangaza isi. Haleluya. Ndabikwifurije mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero uyu mudamu rero ararerwa nk'umwana, amaze gukura. Ntabwo ajya mu mateka manini cyane kubera ko afite byinshi byo kuvuga, ariko igihe cyarageze aba umugore w'umwami, aba umwamikazi. Ubwo asimbutse ibintu byinshi cyane ku bantu bajya basoma Bibiliya. Yisanga mu nzu y'ubwami, ariko kandi amaze kwisanga mu nzu y'ubwami, umusaza we umurimo yakoraga umurimo w'izamu, yakoraga umurimo w'uburinzi, yarindaga aho ngaho mu nzu z'abategetsi. Amahame akomeye cyane mu buzima bwiwe. Iyo ndavuga buriya bwoko bw'Abayuda n'abantu bagira amahame akomeye cyane ku bijyanye n'imyemerere cyane n'ukuri, bakagira amahame akomeye cyane. Ndakwifuriza nawe kubaka amahame y'ukuri. Rero ijambo ry'Imana rirambwira ngo Hamani uko yatambukaga, Hamani rero umugaba w'ingabo z'umwami, ngo uko yatambukaga abandi bakubarana, we ntiyubaranaga, yakubaga ahagaze kubera amategeko n'imyemerere byari biri mu buzima bwa muzika. Kuko amategeko ajyanye n'imyizerere, nta wundi muntu ukwiye kubaranirwa uretse Imana yonyine. Kuvuga umuntu uramwubaranira ukubise hasi wubamye kuri Moridekayi ntibyashobokaga. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo tugiye kureba hari ibintu byinshi byo kubaranira. Niyo mpamvu twisanga mu makosa akomeye cyane, ugasanga amaze kujyana n'abana batatu bane, kenshi na kenshi tuzi dushaka guhako ku muntu, kandi rero ntacyo azakumara. Si byo se? Yes. Erega kubarana ntabwo tumukuvumo, ariko twasanga kubarana mu by'ukuri wabishyira mu buzima butandukanye. Ibyo rero byababaje cyane Moridekayi, ibyo byababaje cyane Hamani. Hamani batangira kugambira mu mutima we ko azamurimbura, kandi akamurimbura n'ubwoko.
ngo nyuma kumurimbura wenyine bidahagije, ahubwo namurimburana n'ubwoko bwe bwose nibwo azaba anezero aruhutse ku mutima. Cyangwa amasinyatire arasinywa, izandiko zitera mu bihugu byose uko 120, zimaze gukora mu bihugu uko 120. Moridekayi akubita amatwara akamenya ko batanzwe. Bibiliya ijambo ry'Imana namubwira ngo yahise asohoka hanze, atangira kwiyahura, kwambara ibigunira, atangira kwisiga ivu, atangira guta umutwe. Birumvikana ko yahise amenya amakuru imbere y'abandi bose, hata umutwe, maze guta umutwe amakuru aba aributse cyane, uragaragara nk'aho ari papa wamureze, hanyuma akarega so byacanze, niba yasaze ntabwo tubizi, kubera ko arisiga ivu, akanagendesha amazi, yataye umutwe, bituzi ibyaba ngo yihutira kumenya ikintu cyabaye umubyeyi we wamureze. Umwanya utatana ku mugore bazihuta cyane umenye icyabaye kuri data, reka tumwite data kuri wamureze. Ngende duhakirwe ku mwami, kubera ko umuto twakirwa ku mwami twapfuye, twarangiye, twarimbutse. Bamaze kubikoza Esther aravuga ati noneho sasa muye n'ibintu bikomeye cyane. Nta kwezi gushize mvuye imbere y'umwami, ndasubira imbere y'umwami ngenda mvuga iki, kuko hari itegeko rivuga ngo iyo ugiye imbere y'umwami ataguhamagaza, itegeko rimwe ni ukukwica. Kereka ngo iyo wagiraga amahirwe akagutuma inkoni ya zahabu yiwe, icyo gihe byababaga ngo ntukwiye gupfa, ukwiriye gukira. Ariko hirya y'icyo ngicyo urapfa. Arangije atuma kuri umubyeyi we, aramubwira ati rero mvuye imbere y'umwami nta kwezi kurashira, sinshobora. Amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ukuntu avuga, aravuga ngo ntibyoroshye umuntu ujya imbere y'umwami atamuhamagaye. Itegeko yategekewe n'imwe gusa, ni ugupfa agahita apfa. Moridekayi acyumva amagambo umwana wamubwiye, uburakari buramuzabirana. Arangira atuma wa mugaragu n'ubundi yari yatuwe, aramubwira ati ni nkaho yamubwiye, reka nitize iryo jambo, genda umbwirira ako gakobwa, genda umbwirira ako kana, nubwo ari umwamikazi ariko ari umwana we, genda umbwirira ako kana ukabwire ngo ahari cyatumye Imana ikwimika ukaba umwamikazi muri iki gihugu cy'amahanga. Anamusobanurira ko mu by'ukuri ataranabikwiriye kuko ntiyari umwenegihugu. Haleluya. Ahari cyatumye wimikwa, ukimikwa ukagera kuri urwo rwego, kwari ukugira ngo uzarengere ubwoko bwawe mu gihe gisa nk'iki ngiki. Atari kureka mubwire rero sasa, ushobora kuba utazi ubwoko bw'Abayuda. Imana yagushyize aho ngaho kugira ngo urengere ubwoko bwacu. Aramubwira ati ariko nubwo utabikora ugahinda umushyitsi ukagira ubwoko, Abayuda ntibazareka gutabara. Burya Imana y'abantu iba hafi yabo. Imana y'abasenga iba hafi yabo. Aramubwira kandi ngo kandi nibigenda gutya, ntabwo ubwoko bwawe buzareka gutsembwaho, kandi ntabwo wowe n'umuryango wawe muzareka gutsembwa, kandi Abayuda bagize gute? Batabara. Umwana ahinda umushyitsi, ahita amubwira ati rero hari icyo ngusaba. Amen. Icyo ngusaba ni kimwe, genda uteranye Abayuda b'Ishushani bose, nanjye ndateranya abasha banjye n'abagaragu banjye. Icyo tugiye gukora, tugiye gusenga amasengesho y'iminsi 3. Aya masengesho y'iminsi 3 narangira, nanjye nzajya imbere y'umwami nirengagije itegeko rigira gute? Rivuga nimba rukuribuka nzarimuka. Moridekayi ni nkaho yakamubwira ati aha, ubundi n'ibyo ngibyo nari ntegereje kumbwira. Iyo utajya kumpinza umbwira ibintu bitumvikana. Haleluya. Niko byagenze. Haleluya. Niko byagenze. Barangije gusenga, yirengagiza itegeko rivuga, arangije asanga umwami yirengagije iki? Yirengagije itegeko. Umva wa mwana wawe uri gusoma Bibiliya, uhita untunga Bibiliya neza, sibyo? Kugira ngo ufashe inyigisho yawe. Arangije Esther, ubwo ni ukuvuga ngo uriya mukobwa ni umwami, sibyo? Nanjye mba Esther, sibyo se? Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ndatuka hariya ngende ntumviriye umwami. Haleluya. Ariko mwibuke yuko yari amaze gusenga amasengesho y'isi ngahe? Y'iminsi 3. Aratambuka agenda. Ibi byavugaga ngo nubwo wishe amategeko. Haleluya. Amen. Nubwo wishe amategeko, ariko
mfite inkuru nziza muzanira uyu munsi ntugapfe. Arangije aragenda ate yicara iruhande rw'iwe, nyerekaho nicara, yicara ahangaha. Nubwo waba ari umugabane w'igice cy'igihugu cyanjye ndawuguha. Numva shaka imbaraga z'amasengesho shaka. Izo ni imbaraga z'amasengesho. Cyangwa cyane kubera ibintu byinshi nshaka gusangira namwe, ariko iyo usomye amagambo hagahabwa nkoze mu gitabo cy'abacamanza ibice bine niho usanga amagambo y'undi mudamu abaye, kandi abibihe byose bazanyita wiwe. Muzarebe ko hari ishusho ya Yesu iri muri, muzarebe ko ishusho ya Yesu imanika hagati muri ntuze muri, ariko usanga ishusho ya Mariya iyo winjiye muri Kiliziya Gatolika niyo usanga ameze gutya, umwe abambye amaboko ubundi ameze gutya yitonze. Ntimurabibona? Genda byuha rero ku myemerere y'umuntu, kuko Yesu mu Bibiliya asobanukirwa ahantu byavuye. Wenda dushobora kwiyongeraho tugakabya si byose, ariko ni ibyanditswe abibihe byose. Okay? Icya mbere ni ijambo bita kwizera. Nandika nta kibazo. Kwizera. Iri ni ijambo rikomeye cyane bahuriyeho bariya bagore bose. Bariya bagore bose bakoze biriya bintu bikomeye cyane bikanyeganyeza isi. Bafite ibintu bahuriyeho. Icya mbere ni ijambo bita kwizera. Iyo dusomye ijambo bita kwizera, ni ukumenya rwose ibyiringiro udashidikanya ko bitazabura kubaho. Mwabyumvise neza? Ngo kandi ibyo nibyo biduhamiriza ibindi. Bari bahuje kwizera. Iyo tuvuze kwizera, ntabwo ari ukwizera isaha imwe, indi saha ya kabiri uburyo kugira gute uze kunamuka. Oya, ni ukwizera, ni ukwiringira. Amen? Aba bagore bakoze ibintu bikomeye, ni abagore bari bambaye kwizera. Nidushaka duhere kuri aya magambo ya Debora, yiringiye neza ko iby'Imana imubwiye. Iramubwira ati abanzi banyu batanze mu maboko yanyu, nimugende mugire gute, mugende mwikure mu ngoyi z'abasaza, mugende mwikure mu ngoyi z'ababashyize mu ngoyi, kuko Sisera n'ingabo ze zose uyu munsi nazitanze hehe, nazitanze mu maboko yawe. Ijambo ry'Imana rikaba rigira ngo umva abadayimoni n'ingabo zabo zose zatanzwe mu maboko yawe. Ntacyo abadayimoni bazongera kuzikabiraho kandi, kubera ko abadayimoni n'ingabo zabo zose umwami yabatanze mu maboko ya Shalom Ministries. Muri Imana bashyira imbere ko byumva neza. Debora arangije ashiruka ubwoba, yizera neza ijambo umwami agize gute amubwiye. Arangije abwira Baraki ati tabara vuba vuba cyane, kuko niyumviye ijwi ry'umwami wanjye nabimbwiye ndabyumva. None haguruka. Ariko gica ntiyizera. Asi babarira kugira ngo abantu bose erega wo umugore tujya kurwana afite ngo ugize gute wibereye mu rugo witerera akabunga n'igikoma. Ntabwo usibye abantu babona namwe bari mu ntama. Aramubwira ati abagore babarira ntuza n'ibintu by'amagambo menshi, nutaza ngo dutabarane, sibyo? Ntaho ndi buze. Ariko umugore yari yizeye amagambo umwami yagize gute yavuze. Aramubwira ngo Baraki we umva, ndahaguruka ze ntabarane nawe, ariko icyubahiro cy'itabaro ntacyo uzabona. Wari ukwiriye kugenda ugatabara, kuko Imana yatanze ingabo zande za Sisera mu maboko yacu. Yanga kwizera, ariko akaguruka yizeye, arahaguruka aragenda. Haleluya. Baratabara bagiye kwitabara. Nayo mubwire ngo ingabo z'abanyamahanga bazifata izindi barazica barazimara. Nuko Isirayeli yavuye mu buretwa bw'abanzi babo bari babatsikamiye kubw'imbaraga zo kwizera z'umudamu ukomeye cyane witwa Debora. Yusomye mu Baheburayo ibice 11 si byose 11:6 haravuga ngo kuko utizera atabasha kunezeza Imana, ngo kandi uwizera wese ngo yiringire ko iyo Mana igize gute iriho. Haleluya. Kuko utizera wese adashobora kuyinezeza. Ntabwo wanezeza Imana itizera. Sinzi ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe, sinzi ibyo Imana yavuze ku bugingo bwawe, sinzi ibyo Imana yavuze ku rubyaro rwawe, ariko nubyizera
biri mu ntsinzi ikomeye cyane. Aba bagore bose iri ni ijambo rikomeye cyane bagira gute bahuriraho. Ijambo rya kabiri, ijambo rya kabiri abagore bahuriraho twamaze kuvuga, abo twavuze n'abo tutavuze. Haleluya. Amen. Ni ijambo ryo gusenga. Gusenga. Ko gusenga rero urabizi hari umuntu ahita akubwira atari gusenga nanjye ndasenga. Si byose atari gutwira atyo natwe tugize gute nimugakabye natwe tugira gute aba bana bagiye uhamagare bazi utukorera abandi bazi iyo nkunze ijambo rikiza buryo ubuhuza umugisha ukomeye cyane. Amen. Amina. Impamvu uzasanga abakristo beza twikundira iki twikundira indirimbo ariko ijambo nibyo byo kurya byawe. Yes. Ko gusenga rero ufite dimension eshatu. Dimension ya mbere ni dimension nyine iciriritse. Ni dimension iciriritse nayo se common. Ni ibintu dusangiye turi benshi. Niyo ubwiye umuntu ariko uri ukwiye gusenga aravuga ngo ariko natwe tugize gute? Natwe turasenga. Ni kimenyamenye iyo ngiye kuryama ndasenga. Ni kimenyamenye niyo ngiye kubyuka ndasenga. Niyo ngiye kurya pasta ngira Mwari bagabo kugira ngo none se kuramwe umusenga uhe bwoko bw'amasengero. Ariko se ko wamenya gute udaciye bugufi kugira ngo wumve natwe tugize gute? Iyo misengere rero niyo nise imisengere yo ku rwego rwa mbere. Rwa mbere kandi nuko twita urwego rwo hasi. Rwo hasi. Urwego rwo hasi. Niyo mpamvu na mwisi rwa mbere mutagira ngo rwa mbere kubera ko natwe tugize gute turasenga. Nashatse n'icyanditswe ndakibuye nashyikiza kiriya kintu ariko ndabizi ngo muracyumva. Amen. Amen. Hakaba rero urwego rwa kabiri rwo gusenga, middle class dimension. Middle class dimension. Uru nguru ni urwego rubamo rubanda nyamwinshi. Si byo se? Aha ngaha nta hantu usanga umuntu hagatangana gahunda yo gusenga. Aha urwego rwa mbere bene umuntu ashobora kwikorera gahunda yo gusenga ntibibaho. Asenga ku cyumweru nabwo byamujemo iyo bitamujemo ari ibyawe. Ariko urwo rwego menya nta ruba hano muri Cornerstone. Menya nta ruba hano. Amen. Amen. Yes. Uru rwego rwa kabiri rero ni abantu benshi babamo. Ni urwego bita minyo. Bene aha ngaha ntabwo ari habi cyane ariko sinaheza. Ntabwo ari heza cyane rwose. Kuko aha ngaha umuntu ashobora kwipangira amasengesho yo gusenga. Ashobora kwipangira amasengesho yo kwiyiriza ariko atari igihe kinini. Iyo yirira ubusa akaba anywa igikoma mu gitondo akongera kurya nijoro aba yashize mu muzi cyangwa yaba atamenye agacana akifunga akirengagiza irindazi n'umuceri wa Cornerstone akageza nimugoroba asigara gutwaza n'uko dutitiza. Urwo rero ni urwego rwa mido, ni urwego rwo hagati na hagati. Ikindi kiranga bene aba bantu ni abana beza bashobora gutangira gukorera Imana mu bikorwa bitandukanye, protokole, kuririmba n'indi mirimo itandukanye mike mike. Ariko still ni mido. Ikindi ashobora kwitanga
bene aba ngaba baranatura bari mu mwaka wabo bakomeye aba baranatura jye bampaye ibihumbi 10 amaze gutangaho bitatu byose ni ku ishuri gusa koko si umuntu w'Imana bene ahangaha ni cya 10 baragitanga ariko si kenshi iyo amezi 12 y'umwaka ushobora gusanga yaratanzemo nk'atandatu urwo ni urwego ruri mu by'akazi. Haleluya. Amen. Ntabwo murasoma muri Ezekiyeli kubanza 30 simvuze chapitre ntaza kugira ariko niyerekwa Ezekiyeli yageze abaza kwibwira chapitre barayingira ngo yagiye mu ruzi ngo atangira amazi agera mu Bugombambari. Mu Bugombambari ni hano ngo aragenda agera mu mavi. Haleluya. Aragenda asenga cyangwa se mu by'umwuka agera amazi amugera mu rukenyerero. Arakomeza aragenda amugera ahangaha ngo agera ahantu atabasha kujya gute atabasha gusubira. Iyo tuvuga urwego rero amazi ashobora kuba ari nko mu rukenyerero. Abari nk'ahangaha kandi buri gihe ari ahangaha usubira inyuma biba byoroshye wasubira inyuma rwose. Ndababwira ngo mutere imbere mugere kuri iyi dimension. Haleluya. Haleluya. Murabizi abigishwa bari mu byiciro byinshi cyane yabanje kuba afite 520 harimo n'ijana 20 Yesu ashimwe harimo 70 Yesu ashimwe hari na 10 na bangahe na babiri hari na bangahe na batatu. Ibyo Yesu yakoranaga n'aba ngaba sibyo yakoranaga n'aba ngaba. Ibyo Yesu yakoranaga n'aba sibyo yakoranye n'aba ngaba. Ibyo yakoranye n'aba sibyo yakoranye n'aba. Ibyo yakorana na buri tsinda n'inzego biramukwiriye gutera intambwe sinzi ahantu ariko reka twivugire ku rwego rwa gatatu. Yesu ashimwe cyane. Ni urwego bita high class dimension. High class dimension. Yesu ashimwe cyane. Mbaye gusubira inyuma hejuru gatoya isomwe chapitre ya 6 aho hasanga amagambo Yesu yavuganye n'abigishwa be bari bamuzungurutse nibwira ko bose bari bahari 500 bari bahari 120 bari bahari 70 bari bahari 12 bari bahari 3 bari bahari. Hari amagambo yavuze akomeye cyane arababwira ngo ibyo kurya byavuye mu ijuru urya ntabwo azongera kugira inzara ukundi. Haleluya. Amen. Barangije ngo barabwirana ngo yavuze byinshi ariko ibyo nta wabyihanganira. Yitereye ijuru asanga ari kumwe n'abantu 12 gusa bonyine. Arengera ati rwose mwebwe ko mukiri ahangaha. Petero amubwira amagambo meza cyane. Aramubwira ngo mwigishe twakuvaho tukajya hehe ko ari mufite amagambo dutumbiye. Bari muri dimansi ya kangahe ya nyuma bari muri no dimansi. Bene abagabo nta kintu gipfa kubanyeganyeza. Iyo imvura yaguye ajya gusenga, iyo imvura itaguye ajya gusenga, nta hindurwa n'imwe. Ariko bari hejuru hariya iyo yaguye ahita abona igisobanuro cya pasiteri ati mpamvu kimwe yaguye nawe yabibonye nzamubwira ko imvura yagize gute asiga ati nimwongere mushyiraho akaringiti akabafite sawa yabonye iki igisobanuro. Ariko iyo uri hariya ujya kubona ukuntu yapfumaguje yatangiye gukora ku rusengero rwose uyu ese hano bahitanga iki nimusha iyaguye musha yaguye mu ngo z'abandi ariko yewe ntabwo yahaguye nayo yahaguye ariko ikimurimo gifite imbaraga zikomeye cyane gifite imbaraga zikomeye cyane ziruta imvura. Amen. Ubusabane afite n'umwami we buri hejuru cyane ku buryo imvura itamubuza kujya gusenga no gukora umurimo w'Imana. Ibiro mutajya mu bakristo gusa no mu bapasiteri birimo no mu bahanuzi birimo no mu bavugabutumwa birimo. Haleluya. Amen. Amen. Amen.
byakozwe n'intumwa ibice 21 umurongo wa 12 umurongo wa 12 Pawulo yenda gusubira i Yerusalemu ngo bariho basenga umuhanuzi simwibutse izina ariko ubushatse muri chapter wabibona umuhanuzi umwe ngo afata umukandara yari yambaye ngo arangije ngo rawihambiriza bavuga ngo yari umukandara wa Pawulo aravuga ngo nyiri uyu mukandara nagera i Yerusalemu araza gufungwa. Pawulo avuga amagambo meza kuyasoma iyo nyasomye nuzura umwuka wera aramubwira ngo sintinya kujya gufungirwa i Yerusalemu niba no gutanga ubuzima bwanjye kuko umwana nzamutanga Yerusalemu Bimazo. Ngaho high class dimension niye class urimo kandi suri inyuma gatoya iyi middle class dimension ifite first class ikagera na second class nabo baratandukanye babacamo ibindi bice bibiri nta mwanya afite ko seminari. Amen. Haleluya. Haleluya. Uru ni urwego rutapfa kugerwaho n'abantu benshi ariko ba Pawulo barugezeho, ba Mose barugezeho, ba Joshua barugezeho. Haleluya. Ba Samuel barugezeho. Dufite abagabo b'intwari bagiye barugeraho, dufite abantu n'abagore b'intwari barugezeho. Yesu ashimwe cyane. Ba Esther barugezeho. Amen. Ba Deborah barugezeho. Haleluya. Ba Ana barugezeho. Bibiri ijambo ry'Imana rirambwira umuntu yavuye ku Mana n'ubwo yari yarabuze urubyaro byageze ahantu azajya mu rusengero akomanganya iminwa abatambyi bibwira yuko ngo yasinze. Haleluya. Ariko ntabwo yari yasinze. Heri yamuyobeye hamubwira ati kwa mugore uzagezwa hehe n'isindwe ryawe aramubwira ati mutware muyobozi wanjye pastor ntabwo nasinze ahubwo hari agahinda karo kantera gukora bino singira umwana n'umwaka wa 20 ushize. Arangije amagambo akora ku mutima wa ahita areka ubuhanuzi yareka ubuhanuzi gukora ku bw'iryo jambo aramubwira ngo mwana wawe biva mu masengesho utahe ibyo usaba umwami Imana bikukoresha. Yaragiye muri iryo joro yaraye asaba. Dufite abagore bageze kuri urwo rwego ndakwifuriza kugera kuri urwo rwego. Amen. Haleluya. Amen. Dore ikindi kintu bari bahuriyeho n'abagore. Abagore bari ikindi kintu gikomeye cyane abagore ntashize hari. Ikindi kintu abagore bagize gute bari bahuriyeho ariko ushaka kushobora kubaho bindi. Simbazi. Ikindi bari bahuriyeho gikomeye cyane. Bari barubatse ubunyangamugayo mu mitima yabo. Kubatse ubunyangamugayo barabusana barabugoma babuhomesha isi ikomeye cyane ubunyangamugayo. Integrity. Integrity. Ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo bari barabubatse. Ubunyangamugayo ni teme nini cyane ariko reka gisobanura mu bintu bibiri gusa byonyine. Iyo tuvuze ubunyangamugayo ikintu cya mbere umuntu yubaka baba barubatse guhinduka. Yesu ashimwe cyane. Amina. Guhinduka bishyiramo imbaraga nyinshi cyane kuruta gukorera Imana. Ariko uzasanga mu nsengero zacu twihuta kujya gukora ko tutarubaka ubunyangamugayo, tutarubaka ubukristo. Ubukristo ukuyemo ubunyangamugayo ni ubukristo bupfuye, ni ubukristo butabaho. Bari barubatse rero ikintu bita iyo tuvuze ubunyangamugayo ahangahe cyangwa bakunze kuvuga cyane ikintu kiba gishaka gusobanuka cyane bari barubatse guhinduka. Anishimwe. Guhinduka. Hari abantu donc nyine ni indwara itororerwa ntuza umuntu yaba anakijijwe aho kugira ashyira imbaraga nyinshi cyane mu guhinduka ahazishyira mu byo gukorera Imana kujya gucuranga kujya kuririmba ingeso za kamere zose zirabarizwa iwawe ubusinzi burabarizwa iwawe ubusambanyi burabarizwa iwawe ubuhehesi burabarizwa iwawe ubujura burabarizwa kubeshya za kamere zose ugiye kuzitondora ushobora gusanga nko ku 10 cyangwa kuri 20 ufite nka 15 uburyo gukora twakwicara imbabazi bakizwa rimwe na rimwe bene abo ngabo n'ababuza n'abandi gukira tipo nimba gukizwa nk'ibya nizere ko umuntu witwa Chantal ahangaha nimba gukizwa nk'ibya Chantal ntabwo nzakira Chantal Verediana menya ntabwo witwa Verediana hano
Chantal namubeshya wa Chantal bari mu gihe byo barimo wa Chantal si wowe navuze Verediana Verediana uri ahangaha Verediana ntawe niba ari ugukizwa nka Verediana sibyo ngakizwa nka Verediana nkagenda nka Verediana ibyo kwatezwa mu gihe ntabwo nabatizwa mu gihe baba barananiwe gukizwa barangiza bagahagarara no mu marembo y'iki y'abakizwa Verede ntawe urimo Imana ishimwe ubu mwari kugenda mwihaye Chantal siwe mu izina rya Yesu niyo mpamvu yisomye mu Baroma ibice 12 havuga neza cyane haravuga ngo amen Amen. amen Amen. nuko nabinginga bene data ngo mugire gute mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko iyo wibese kurikirana nashakaga cyane ngo ariko mugire gute muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo Imana ibashe gukora ubushake Imana ishimwe cyane. Amen. niba rero ushaka kubaka ubunyangamugayo ugomba kubaka igikuta bita guhinduka ukajya ugenda uhinduka buri munsi niko Pawulo yavuze ngo twebwe ngo dupfa ku munsi uko yavugaga ni upfa kugeza uzakamenya si upfa kugusha mu mwuka abagore rero bari bahuriye ku ijambo bita ubunyangamugayo sigaje icumi ariko ndabamwe by'ibyiza mu bugingo bwawe Imana ishimwe. kubaka amahame si byose kubaka amahame yo gukora ibintu byiza ukavuga ngo cyumweru sinzigera nsiba gusenga ntarwara iryo ukaryubaka ukarisana ukarizana umva ngiye kubaka irindi hame ubwo abandi ugira icyo ugasanga n'abana benshi bo muri ekose iyo ageze mu mwaka wa kabiri nta boyfriend afite nta girlfriend afite asa nk'igicibwa ugenda iryo wowe uryubaka nta boyfriend nta girlfriend ariko icyo niho mvuga biba biri related kuri sex boyfriend friendship ubundi boyfriend cyangwa friendship ubundi tubavuga kuzuba ariko nibizamo sex uhita ugira gute uhita uca umugabo ugende wubaka iryo hamwe uzaba wubaka ubunyangamugayo kuko iyo utaryubatse ujya kwiterera hejuru ugasanga utangira gukora imirimo ugiye gutangira gukora imirimo imburagihe kuko ugiye gutangira imirimo ya sex igihe kitari cyagera mu yandi magambo rero ugiye guhinduka umugore nutaha nyoka azaba ari umugore nawe undi mugore ni abandi bagore bangahe nimba aravuga ni abagore 3 mu rugo ubwo sasa ibintu byavanze ugiye guhinduka umugore muragihe nutangiye guhinduka umugore muragihe ejo uzaba wasamye utangiye kwinjira muri sakasi zo kurera nawe kandi ukigize gute ukirera ikintu kizagufasha n'iki ni ukubaka ihame ryo kuvuga ngo no ndubaka friendship ndubaka relationship ariko nihazamo aspect ya sex uhita ugira gute igihe ntikiragera gute ntidufite abakobwa bubatse amahame menshi ntidufite abahungu bubatse amahame menshi ariko nivuga abakobwa ndavuga n'abahungu none se ujyaye umukobwa ubwira umwana hanze ugiye gushyira so na nyoko mu kazi ko kurera bazahita bamuzana bazane ngo basange bobote batangire kurera ngo na bobote urumva wowe ubwawe uriyangirije witeye stress unateye stress iki kuko ntibazagutanyira bakwiyambura se barakubyara ariko ni ukubarira bashimitse amezi ni mu gihe cy'acyana ni icyana mu gihane na mugenzi wacu si byose mu gihane na mugenzi wacu bobo nande na bobote ariko uzabisimbuka ni umukobwa n'umuhungu bageze ku bwenge bubatse ubunyangamugayo aba bagore rero bose aba bagore ikintu bahuriraho gikomeye cyane bari barubatse ubunyangamugayo hagati mu mitima yabo bana ntabwo bigeze bajya kuraguza nubwo bari barakoze ibyo abandi bahawe haleluya turabwubaka cyangwa ntitubwubaka turabwubaka
reka ndangize kano kantu gusa basi. Amen. Amen. Kandangiza akakanyuma rwose mu minota 5 ndaba ntarangije. Ikintu bari bahuriyeho gikomeye cyane ni ukurera abana babo neza. Kurera abana babo neza. Pasiteri yabivuze, tuba turateguramo n'abakobwa n'abagore benshi b'intwari bazaza. Aba bari mu wa gatandatu hano pasiteri. Wowe nguhaye imyaka 5, rwose uzaba wadutumiye tuze kuzima. 5 rwose utaragera, bamwe bari batangiye kudutumira. Muzantumira se? Nyina nababwira ibintu bisharira. Burya ukora kuri kamere burya biragora cyane. Tuba dushaka imitsima n'imigambi muzajya muri Amerika. Muri Amerika se ko tubishoboye tuba tubisengera. Burya baranabashoboye. Ibyo ni ibintu waforosha kuri interinete ukareba za scholarship bigacamo. Kuko abagiye bose ntibasenze. Si byose? Ese barasenze? Basenze bose. Receive! Senya nigisha gutya. Uzamaze. Imana yampamagaye gukora kuri kamere. Ko nibwo umuntu aba ajyana abantu mu ijuru. Kurera. Reka ncamo gatoya cyane muri classification y'abana. Classification. Si uvuge umuntu wese. Abashwanye arabimenya. Iyo nyina yabwiriwe arabimenya umunsi mpamwe ntacyo yakoze. Sibyo? Iyo ari umuntu ushwana n'umugore, umugore n'umuntu ushwana n'umugabo. Iyo umugore akora mu marira n'agahinda kenshi kuri babana baba babyawe bitewe n'amategeko cyangwa ibyo gushukura. Kagahinda umwana aba ari hano w'umukobwa, abakagaburira umwana w'umuntu. Abazi neza ko agiye kuza mu isi atishimye. Niyo mpamvu hari utuvuka twese gutya ko. Kaba kazi neza ko kaje mu isi bidanje. Kaba kavuga ngo ushaka imidanje. Danje aba yarayize akiri hehe? Akiri. Akavuga shinyitsa amenyo ninde batonganye nako. Katonganye cyagihe wageraga gute? Wagatonganye gakarimo. Mwabyumvise neza? Bahungu muterinde murabyumva. Ariko ntabwo mwe muri no, uriya nuko yakurikiye cyane butagira ngo arabikora. Ntihagire umuntu ugendaho mu izina rya Yesu. Ntihagire kugendaho mu izina rya Yesu. Buriya ntanakurikira cyane. Naho ubu hari umuntu ushobora gusanga Nyabugogo kandi turi kumwangana. Ni ikibazo. Ubu ntiwakumva ikintu kimuvaho. Twagiye hakaza n'indi periyode nayo y'ubwana. Ni umwaka umwe kugera kuri 5. Ariko nubwo ari umwaka umwe kugera kuri 5, yes. Iyi ni ya minsi bita iminsi 1000 mujya mwumva radiyo Rwanda yisansibiriza cyane. Aha ni ahantu umwana aba akeneye keya iri intensive, iri yo ku rwego rwo hejuru. Umwana aba ari vulnerable cyane. Ariko kandi guhera ku myaka 2 n'igice kuzamuka, abona umwana umwana utangiye kujya utangiye guhandura kugira ibyo umukorera. Kuko atangiye kugira ubwenge kuri nabo bajya muri za quartier. Ntimubizi se? Kuri za tabaza kwinjira muri quartier. Kiriya ni igihe ugomba gutangira si ukumugaburira ibyo kurya gusa. Ugomba gutangira kumurimo ushaka ko azagira ute ko azaba. Iyo bigucitse kuri iyo myaka kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Bikazamuka bikagera ku myaka abapsikologe babyita première enfance. Première enfance niba nkibukana neza sinira ko ntaho ngaho abiga muri science zahaga abafite gakeya ariko ku myaka 2 n'igice hariya niho première enfance itangira. Deuxième enfance igatangirira ku myaka yes. Ku munsi wa mbere ukagera kuri 2 ni première enfance. Deuxième enfance ihera ku myaka 2 n'igice ikageza kuri 6 hamwe n'irindwi. Troisième enfance igahera kuri 13 ikagera kuri 10 nibyo. Ihera kuri hagati y'6 n'irindwi kugera kuri 12 na 13. Icyo ni cyo bita troisième enfance. Third childhood. Ahangaha. Noneho hakaza ikindi 13 kugera 15. Iyo ahangaha nabwiza mu Gifaransa rero bagita puberté. Uri ingingi. Ugibira ahangaha utangiye
adolescence wanyuze muri adolescence ni icyo cyiciro niho mbona mwaba ngaba benshi cyane ari n'abana aha 19 noneho hakaza Roma 20 kugeza kuri 21 guhera kuri 20 nibwo winjira ku rwego rukomeye cyane amategeko yemera ko uri umuntu mukuru afite umaze kuza 21 itegeko ryemera ko wabaye umuntu mukuru ariko munsi ya 21 ukiri umwana Yesu ashimwe cyane iyo turahanga hariho sasa ni ukuvuga ngo ugomba kwitondera ibihe byo mu bwana tuvuze ahangaha ho niba utatari nta mwanya ufite ugomba kwitondera ibihe byo mu bwana bikomeye cyane kuri iyi première enfance na deuxième enfance na puberté aha ni ahantu hakomeye cyane iyo ababyeyi baguhushije muri ibyo bice kugeza kuri 15 ubu watangiye gukora watangiye kubaka utagomba no kugira ngo banze uvuge banze n'umuntu ariko kuri iyo myaka yo hasi ya 15 ni imyaka myiza cyane Yesu ashimwe cyane